Nitwa Ndahayo Jacques nkaba nkora akazi k'ubuzunguzayi. Ngiye kwa nkora ubuzunguzayi ndabizi ko mu Rwanda mutabyemera, ariko nubwo mbukora ni ukuri mbacakisha ubuzima ko ngiye mfite umuryango, mbamigiye umuryango wanjye, mfite umugore n'abana 5. Ubu nubwo nyiri muto naho n'umuruho nyiri muto, ariko nuko byagenze. Ubu mfite imyaka nge 32. Muri 30 nimaze kugira abana 5. Umugore wanjye tumaranye imyaka igeze kuri 10. Nago ndi kukaye kuri 10-12 gutyo. Zabyara Imana nizabarera kuko nakuri cyangwa igihugu kizamfashe nakundi nzabigenza ngewe. Ahubwo ikibazo ni igishoro, ko mfite igishoro uko byasa kose sinabura kwinjiza inoti yanjye ya 5. Ariko nk'ubu ngubu kwandi gucumbagira nta kintu mfite da. Ariko igishoro gihari nabipanze neza 5 byanjye ndabiba. Bazadutera inkunga cyangwa bajye badufasha wenda nk'akarere cyangwa igihugu leta badufasha na tugire icyo twakwigezo dufata amaseti. Nano ninjye watangije akazi k'ubuzunguzayi bw'amashuka, ariko nsigaye mbonamo benshi cyane. Nangira kuza mbona amafaranga arimo, ariko pe bamaze kwamo benshi, nsigaye mbona n'abandi benshi nazi no baturutse. Mbongeye kuza muri kano kazi nta kindi kintu nabasha kuba nakora mu byo narinzi. Mu byo narinzi nabonaga kwetse kuba narangura utuntu nkaducuza gutya nkabasha kwiteza imbere. Ni mubwo buryo nakajemo nabundi kuko sinize ngo ndamfite diplome, nabuze iki nakora mitamo gukora kano kazi. Rwose na n'ubu ngubu mbonye ubundi bufasha cyangwa indi nkunga, nanjye sinshimishwe no kuyanirwa nzenguruka gutya ndi umuntu w'umupapa nagira deresi. Nanjye nabonye ubundi bushobozi nakabaye mvuga ningiye kujya muri hari mpate nanjye iseta cyangwa se mpate ikibanza nkajya nishyura icyo kibazo cyo nkijya nishyura n'umusoro wa leta. Ahubwo biterwa n'ubushobozi bucya bw'uko igishoro kiba ari nacyo utakijyana ku iseta. Niba ari ukwenda hari n'ahanga hari mu cyaro simbizi, ibyo byose kigega nge singiye kubeshya nta nubwo nge myize ko nge nganye gutya nta n'umushinga n'umwe uramfasha. Nabo bana mbyara no muri corona ntabwo nibigeze bama n'igiceri cya 5 cyane ko nakawunga ikiro kimwe. Nta mushinga nigeze mbona wenda mvuga ngo uyu mushinga wenda se urahana uri kwamamaza ko wafasha abantu ngo tubashe kuwuyoboka. Nge nawo nigeze mbona nano nigeze numva wumbwira buretse wowe umbwetse ko BDF nyumva ku radio, ariko nkaba nasobanukiwe n'ibyishinzwe sinari nzi yuko ishinzwe urubyiruko. Nawe nigeze mbona umfasha wenda ngo mbyange cyangwa se mbure kubijyamo, nago nigeze mbimenya. Ngiye icyifuzo cyanjye nuko nka leta y'u Rwanda igomba kudufasha nk'urubyiruko cyangwa se nk'abantu tubayeho mu buzima butoroheje, tugafashwa natwe tukabasha kugira aho twagira aho twava naho twagera. Kuko hirya no hino tugiye kumva ngo abantu harimo ujya kumva ngo leta ubakiye ngo abana banaba cyane mu karere ka Karongi, naho numva ngo bubakiye ngo urubyiruko runuru cyangwa se abakikoze nda bafarijeho barububakira. Ariko mu bundi buzima busanzwe nabandi bonge numva bubakiye ngo uriya muntu bamuhaye inzu cyangwa se mu bufasha ubu n'ubu ntabyo ndumva.